Hello again, twongeye kubaha ikaze kuri Healing Word Official. Nitwa Wise Valence. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tuganire ku ntego nawe mu twavuga ngo ubutware n'ububasha 10 dufite ukeneye gukoresha abadayimoni bakugendera kure, wanabategeka kugenda bakagenda. Bohoza ibyawe Satani yanyaze. Iryo ni ryo jambo tugiye kuganiraho no munsi, kandi nizera ko Imana iri buduhe umugisha, ikaduhana umugisha twese muri Kristo Yesu. Reka dusenge kugira ngo Imana ize kubana natwe muri no mwanya, kandi twizera ko ihorana natwe. Turagushimira Mana yacu, tugushimiye ko duhana umwanya wo kuganira. Reka abakurikira Healing Word Official today ubahe imbaraga, ubahe ubushobozi, kandi ibyo bari bwumve bibabohore, imitima yabo iboneka imbere yawe, amaso yabo agomeza afunguke, amatwi yabo agomeze yumve iby'Imana ishaka kuri bo. Turasabye twese ngo duhe umugisha, kandi udutunganye, utwezeho imyanda yose twanduzwa n'isi n'ikibi, uduhe kunesha Satani n'imigenzereze ye yose. Reka rero ijambo ryahuranye imitima yacu, kandi kugira ngo riduhindure, twongere twumve ububasha n'ubutware twagiriwe, twahawe n'Imana, kugira ngo turwane kandi tuneshe mu izina rya Yesu. Turagushimiye ko uri kumwe natwe, izina ryawe niryubahwe muri byose, amen. Okay, ni karibu ko tugiye kuganira ibintu 10 byagufasha kugira ngo ubashe kunesha Satani. Ibi rero abantu benshi bajya bibeshya ko imbaraga z'umwijima zitariho, cyangwa se imbaraga za Satani zitariho. Ariko iyo bavuga ngo umuntu umwe yagiye kuzimu, abandi bakoze ibintu bidasanzwe, ibintu biri magique, buriya hari imbaraga ebyiri ku isi, zigomba kuba ari ebyiri. Niba uzi ko umuntu atakoreshejwe n'Imana, aba yakoreshejwe na Satani. Niba uzi ko umuntu atakoresheje imbaraga z'Imana, aba yakoresheje imbaraga za Satani. Ni ibintu bibiri, ntibijya bihinduka. Abami ni babiri. Ubwo niba umuntu yakoze maji, ukaba uzi ko adasenga, nta Mana azi, nta mbaraga z'Imana uzi, yo mu ijuru atanayizera, wikiriga ujya gushidikanya ngo afite ibintu bidasanzwe, menya ko ari iby'ikuzimu, ari byo kwa Satani. Kubera ko twebwe abantu ntabwo dushoboye gukora ibintu bidasanzwe, dukora ibihari nyine, ibigaragara n'ibishoboka. Iyo tuvuze ngo dukora tekinoloji ni ubwenge, ariko tekinoloji ni ikintu gisanzwe ubona. None iyo umuntu akubwiye ngo afashe umuriro, arawutamira mu kanwa, arongera arawucira, ibyo ni imbaraga z'umwijima. Umuntu aciye ukuboko n'umupanga, ubona kuracitse, ariko urongeye ubona nta kibazo gufite, kandi wabibonye. Umwe muri mwe yarozwe, niba atari wakubeshye kaboko yagaciye, ni wowe yakuroza, utangira kubona ibidahari. Bisobanuye ko hari imbaraga z'umwijima yaguhaye. Dore ko n'imbaraga z'Imana ntabwo zijya ziyemera. Imbaraga z'Imana ntabwo zijya ziza ngo zikora ibintu bidasanzwe, ari nko kwiyemera, nko kwereka ko Imana ntabwo uwo mwanya igiye ugira. Nta nubwo n'abantu Imana yahaye imbaraga zayo bameze gutyo, kereka bayobye bagatangira kubikoresha mu ndamu mbi zabo. Ariko Imana ishimwe ko yaduhaye ububasha bwo kugira ngo tubeho tunesha. Kugira ngo twemere ko hari izi mbaraga, reka dusome ijambo riboneka mu Efeso 6 umurongo wa 10 kugera kuri 12. Haranditse ngo Efeso 6 umurongo wa 10 haranditse ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Efeso 6 umurongo wa 10 kugera kuri 12 hagaragaza ko tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'abatware. Ubwo n'abayobora ino sitwe tutazi b'umwijima, baba ari abayobozi, baba bameze gute, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, hari n'abayitegeka n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru cyangwa se ho mu kirere. Ubwo iki ni ikintu nshaka kubumvisha abantu, bibwira ko ino si idafite umwijima, ino si ifite imbaraga z'umwijima. Iyo bavuze ngo abantu bamwe baraterekera, abandi bakagira za nyabingi n'ibindi, umuntu ashobora guterekera byo n'ibindi bindi, ariko umuntu yavuze ngo ari kwambaza abazimu, ngo yambaza ibiki, ibintu nk'ibyo by'imyuka mibi, aba ari mu mbaraga z'umwijima. Abantu bakoresha za Illuminati,
abantu benshi nyine bafite imbaraga z'umwijima biyambaza. Nababwiye ngo dufite gapu y'ubumana mu mitima yacu Imana yashyizemo. Iyo gapu kuyifiringa iyo utayujujemo Imana yo mu ijuru uyuzuzamo Satani cyangwa se imbaraga zindi z'umwijima, ukorana n'izindi mana cyangwa ukayizuzamo ikigirwamana runaka. Cya kigirwamana runaka uri gusenga, kubera ko Imana yo yitwa Imana, ni Imana, ni ndiho, n'Uwiteka, n'Uhoraho, ntabwo ijya ihinduka, ni imwe rukumbi. Kubera cya kigirwamana uri gusenga wowe ukita ngo ni Imana, ariko hari Imana dusenga ntabwo ari ikigirwamana. Urumva ko bitandukanye n'Imana yo mu ijuru. Ariko ikintu nshaka kuvuga ni uko ibintu tugiye kuganiraho 10 by'ubutware n'ububasha dufite dukoresha turwanya Satani cyangwa dukandagira imbaraga z'umwijima. Ibi bintu ntabwo biba ku muntu utizera, biba ku muntu wizera Yesu, kuko Yesu niwe uduha ububasha. Kera Satani agusha umuntu, Imana nibwo yaje kubona yuko umuntu yari yizeye ko afite ububasha bwo guheza Satani mu buzima bwe. Imana iza kubona ko bigoye, uretse ko hari abantu bagiye barwana nabyo, ba Aburahamu, ba Isaka, ba Dawidi n'abandi bagiye barwana n'izi mbaraga z'umwijima, bagenda barwana no gukiranirwa bagaruka mu gukiranuka, ba Yobu n'abandi. Ariko Imana yabonye ko ikintu cyabirangiza neza ari uko iduha izina, iduha n'imbaraga za Yesu, iduha Yesu kugira ngo aducungure, yishyure n'amadeni basogokuru bacu bariye Adamu na Eva, ayo madeni kuko Satani yagomeje ayatwishyuza. Kuko mbere mu izano rya kera icyaha cyari gatozi, icyaha cyari gatozi na Satani, kandi iryo jambo yarigenderagaho cyuko icyaha ari gatozi, twahoraga twishyura amadeni. Ariko Imana yohereza Yesu, araza yishyura imyenda yacu kugira ngo duhabwe noneho n'ubuzima budukiza. Aduha amaraso hafi tutirirwa tujya gushakisha ayo maraso. N'ubu ngubu uyikoze icyaha uragenda ukayajyamo koga, ugasaba imbabazi, Imana ikakubabarira. Aduhereza izina rikiza. Iryo zina niyo rivuze abadayimoni barirukanka bagahunga, kuko batinya iryo zina. Iryo zina yarariduhaye, aratubwira ngo nimuryakire. Twebwe abantu bo mu isi n'ab'Imana dufite izina rya Yesu tugendana. Iyo bikomeye turikubita abadayimoni bakagenda. Imana ishimwe. Rero ibi bintu bikora kubizera. Akenshi ugira ubwoba ko Satani n'abadayimoni bazagutera bakakwigarurira. Ibyo ni bisanzwe ku bantu twese. Urota batewe n'ibintu bisa ukwabyo utarabona kuva wavuka, ugira urota inka ikwirukankana. Ibyo byose ni imbaraga z'umwijima ziba zisumbirije ubuzima bwawe. Nubwo utishima, ahubwo ugahora ubundikiye umwijima n'ubwoba mu mutima wawe, ndakumenyesha yuko Yesu yaguhaye ubutunzi, aribwo Yesu. Imbaraga z'umwijima zatubashishaga amadeni abakurambere bacu bariye muri Edeni, Adamu na Eva. None ayo madeni yose Yesu yaraje arayishyura. Yesu yaduhaye ubutware bwo kwirukana, kumenesha no kunesha imbaraga za Satani n'imbaraga z'umwijima. Ntitwica imbaraga. Turi kureba izo mbaraga z'umwijima, uburyo tubasha kuzitsinda. Imbaraga z'umwijima tuzirukana mu buryo bubiri. Ntabwo ndi gusoma ibintu byinshi, ariko uburyo bwa mbere ni ugusenga no kwizera. Gusenga no kwizera, ubwo harimo no kwiyeza. Bimwe bigaragara nuko iyo umuntu asenga yizera abasha kwirukana abadayimoni. Simvuze ngo wiyirije ngo wasenze amasengesho menshi. Igihe usenga wizera, kuko ntabwo wasenga utizera deja. Gusenga no kwizera birajyana. Uburyo bwirukana abadayimoni ni ugusenga no kwiyiriza ubusa. Ibintu bibiri: kwiyiriza ubusa usenga no gusenga gusa. Umuntu ashobora gusenga atirije ubusa cyangwa akiriza ubusa ariko akanasenga. Ntushobora kwirukana abadayimoni ngo wirije ubusa gusa, ibyo ntabwo bibaho. Kuko n'abantu bari ku muhanda bashonje, utabonye icyo kurya akamara iminsi biratariye kubera ko yabibuze, ntabwo bisobanuye ko yakirukana abadayimoni. Ahubwo umuntu wirukana abadayimoni ni umuntu usenga, ni umuntu wiriza ubusa ari no gusenga. Ibyo ni uburyo bubiri dukoresha: gusenga no kwiriza ubusa usenga. Ibyo bintu bibiri byose bijyana. Ntushobora gusenga utizera, kuko iyo usenga iri mu ijuru ukeneye kwizera ko ihari nturanayibona, ubona imirimo yayo. Bisobanuye ko ntushobora gusenga utizera. Ikindi cya kabiri, ntushobora gusenga utiyeza, ubwo ntabwo ukaba wari gusenga. Ntushobora gusenga utabwira Imana ngo ibi nabikoze nabi, nacumuye, nabaye umunyabyaha, narengereye. Ibi byose bisango niba usenga ujyana no kwizera no kwiyeza cyangwa se no gusaba Imana imbabazi. Kwiriza ubusa, gusenga no kwizera byose birajyana no guca bugufi. Mu yandi magambo, iyo ushaka kwirukana abadayimoni bisanga wizere Yesu unasenge.
ibyo byirukana abadayimoni. Ushobora noneho ikindi, hari abarenzeho rero ko abadayimoni bararenze, hari aboroheje n'abari hejuru cyane ko bafite nabo amakategori. Aboroheje ushobora gusenga ukanizera gusa nyine nk'ibisanzwe, Imana ikabana nawe. Cyangwa hari abandi bo hejuru bisaba ngo wiyirize ubusa unasenga. Matayo 17:21, dusome Matayo 17:21, ngo ariko bene uwo ntavanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Iki gihe abicwa bari basenze, ariko abana b'inkuba ari bo Petero, Yakobo na Yohana na Yesu bari bajyanye ku musozi igihe habagaho kubonekerwa kwa Eliya na Mose. Ndumva barangije bazana abantu bagiye adahari n'abantu badahari. Abantu bazana abarwayi b'abigishwa bajyaho barasenga, Batomu bande bari bose bari bafite imbaraga nke z'umutima, n'abayuda bose urumva bari bahari, barambika ibiganza ku barwayi. Deja ibintu ubwabo byari biri mu mitima yabo bagiye bakora nyuma, bigaragaza ko n'imbaraga bari bafite zari zituzuye cyane. Ariko ikindi cya kabiri ni uko bo bari barasengaga banizera Imana, wenda baniyeza bakiranutse, ariko bataragira gute, batiyereje ubusa. Barangije bahura n'abadayimoni badasanzwe. Umwana ababwiraga bari mu rwego rwo hejuru, bisaba ngo usenge ukaniyiriza ubusa. Yesu aje abantu yarabasengeye barakira, ariko arababwira ngo bene uwo mudayimoni, uwo nguwo mwari muri kurwana nawe, ntago wamutsinda utiyirije ubusa ngo nasenge. Mwene magambo, imbaraga zihagije zo kurwana na Satani nziza nuko wiyiriza ubusa ukanasenga. Kubera Satani tumurwanya twatura no mu bitekerezo bimwe na rimwe, we adutsindisha kuturusha amakuru. Ku bantu bahishurirwa, iyo babonye immediate cause cyangwa se imbarutso y'igitero, byoroha cyane mu gusenga no kwirukana abadayimoni. Iyo ufite amayerekwa ukabona icyateye ikibazo cy'umuntu, byorohera kwirukana abadayimoni kuko wamaze kubona ahantu cyaturutse uragisenyera byoroshye. Ikindi, aturusha amakuru y'Imana ituvugaho, ijambo ry'Imana rituvugaho, ndetse n'ubutware twahawe n'Imana bwo gutegeka Satani n'abadayimoni. Ibi bintu iyo Satani arabiturusha, aturusha kumenya ubutware tumufiteho, kugeza ubwo yabonye twatangiye gukoresha bwa butware, Satani ahita yiruka. Kugeza ubwo twamenye ko hari n'umuntu uza agakandagira ku musozi, abarozi ubwabo kabica, abadayimoni bo ku musozi bakiruka, ko buri musozi uba ufite abadayimoni Satani yawohereje kugira ngo bajye bawugusha. Nabo bafite, nk'uko tugira secteur tukagira akarere, nabo barabifite. Rero iyo hari umuntu w'Imana uzi ubutware yahawe, yakandakira ku musozi gusa, imbaraga z'umwijima zigahunga, abarozi bakagira ubwoba, bagatangira gushaka imitego bamutega kugira ngo bareke ko bamurwanya hakiri kare. Kuko Satani aramuzi, azi n'ibyo abamo, azi n'ibyo asobanukiwe, azi n'ibyo ajya akora. Ikindi, Satani ubu nta deni tumufitiye, n'imitego ye ntacyo yadutwara, ntiyadushobora igihe twizera tukanamenya ubutware dufite uko bungana. Igihe twizera ubutware twahawe n'Imana uko bungana, Satani nta butware abasha kutugiraho. Nanone kandi ni nk'uko Satani ntajya amenya umugambi w'Imana ku buzima bwacu, ibyo ntashobora kujya abimenya habe n'umunsi wa rimwe. Ikindi, Satani ntajya amenya ibyo dutekereza, ahubwo Satani areba ibyo twakoze akamenya next move, akarwanya next move. For example, ngewe ntangiye nigishije mu rusengero, hihana abantu 4, Satani ahita abona ko deja Satani ntago ahita amenya ngo, we ahita abona yuko abo bantu 4 niba bihannye, akabona n'umuvuduko nari mfite, amenya yuko asigaje noneho sigaje kuzakora ibindi bidasanzwe, hakihana benshi. Niba ntangiye kugura imodoka, ahita abona ko imiryango yacu ishobora kuzayikiza cyangwa akira, agatangira kurwanya ko nabona imodoka, noneho nkatangira gukena, agashaka uburyo ashyiraho intizi z'ubukene. Niba ntangiye gufashwa nkizwa, abona afite umuvuduko wo kubana n'Imana neza, atangira kunteza ibibazo, ubukene, uburwayi, kugira ngo mpore mu gahinda ntangire niganyire. We ntago ajya amenya ibyo Imana itugambiriraho, ntanamenye ibyo turi kugambirira twebwe ubwacu, ahubwo areba icyabaye, output yabaye, akayirwanya agira ngo hatazabaho next move. Rero Imana iduha imbaraga zo kugira ngo tumenye ukuntu twajya tumenya next move, twajya duhisha ibi turimo, Satani akabona dukora gusa, tugahora tumukorera ama surprise. Byamera nka Putin ejo neza kuvuga ngo yakunda ko habaho ko hayobora Trump nako Biden kurenza Trump. Impamvu yabivuze nuko yavuze ngo Trump ni umuntu
utamenya ibyo akoze, ubona ahise avuga ngo habe iki, ubona avuze ngo hatere iki, murwane iki, ngabo zize uko. Nyine we ntago akubwira ngo akantu kose ajye kuri media kandi ahubuke. Rero bisobanuye ngo natwe dukeneye kureka ubuhubutsi. Satani twari tumukora surprise kugira ngo atamenya next move. Naho umugambi w'Imana ku buzima bwacu Satani ntawazi. Rimwe na rimwe abantu babona twakeneye, ejo bakabona twakize, ko ariko Imana yabivuze. Ntazagira umuntu ugukanga ngo azakwicira ubuzima, kereka niba ari uzandika akadomo kuri i, ubuzima bwawe buzarangizwa n'Imana kuko ari yabutangije. Satani ntazi ukuntu twaremwe, yabonye Imana ikora, ari nabyo kintu yarwanyijeho Imana. Rero Imana yakubumbye ikakurema, ni nayo izi ukuntu uzarangira, ni nayo izi ukuntu ubuzima bwawe buzarangira. Nta muntu n'umwe yaba ukomeye n'uworoheje ushobora kukubwira ko agiye kwica ubuzima bwawe akaburangiza. Twagiye tubibona kuri ba Saduraka bavuga ngo bagiye kubica, bajugunya mu muriro, bakabona aho abahungu ahubwo bari kuramya Imana mu muriro. Twabonye ba Daniel bajugunya mu ntare, intare zikavuga ati ahubwo mwebwe mwe musingiza Imana. Bikarangira ahubwo boherejemo abari babajugunyemo, zigahita zivuga ati ahubwo tubonye ibiryo bya saa sita, mwebwe ahubwo twabonye tutanakurya ngo duhaze. Rero Imana ifite uburyo ikiza abantu bayo, ba Yosefu n'abandi. Nta muntu washyira ubuzima bwawe kabushyiraho akadomo. Ubuzima bwawe buri kumwe n'Imana. Dawidi yaravuze ngo sinzapfa nzarama kugira ngo mbwire abantu Uwiteka Imana imirimo yankoreye. Mu yandi magambo, nubwo mwantega imitego ngo mpfe, I will continue to live. Nzakomeza mbeho kugira ngo igihe kizagere cyanjye mbwire abantu ngo mwateshaka ko mpfa, ariko dore ibintu Imana yankoreye. Yumva ko hari Imana, bazajya gushakisha ya Mana yakoze bya bintu, ahari bahimbazanye Imana nanjye. Tugiye gutangira noneho turebe ngo turebe ubutware 10 n'ububasha dufite bwo kugira ngo bwo gutegeka no kwirukana abadayimoni, cyangwa se butuma Satani adutinya agahunga ubuzima bwacu, imiryango yacu n'abana bacu. Kandi Imana ifite ububasha bwabyo kuri twebwe. Ikintu cya mbere, ubutware bwa mbere n'ububasha dufite bwa mbere, dufite abamarayika baturinze kandi bahoraho. Abamarayika baturinze kandi bahoraho. Zaburi ya 91 11-12, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. 12, bazakuramira n'amaboko mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Dusome Zaburi 91-12, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Imana ifite abasirikare basanzwe baturinda, cyangwa se abamarayika baturinda, bashinzwe kuturinda, batagira aho bajya bagumana natwe. Hakaza n'abo bita special armies cyangwa special military zo mu ijuru. Izo ni ziza mu gihe kidasanzwe, mu mwanya udasanzwe. Daniel asenga ngo amasengesho yagafatwa, bohereje marayika Mikayeli kurwana kugira ngo ibisubizo bibohorwe. Yamba rimwe na rimwe bidusanga dusenge kugira ngo ibisubizo byacu byafashwe bize. Hari igihe Satani aza akabifata, ariko Imana ikohereza marayika akabibohora. Ariko si cyo nshaka kuvuga. Ndashaka kuvuga ngo nuko ugira ubwoba, umenye ko ufite marayika murinzi n'abamarayika bakurinda ku manywa na nijoro. Atari ibyo, ntiwajya uryama ngo ubyuke, ntiwajya mu modoka ngo uyisohokemo, ntiwajya, kubera ko Satani abashaka ko dupfira mu mwanya mubi. Igihe turakaye, igihe dufite ibibazo, abashaka ko duhita dupfa tutabonye umwanya wo kubwira Imana ngo this is not me, ngo ubwire Imana ko uri mu ntege nke. We ahantu hose bivuze ngo tutafite abamarayika baturinda, Satani yajya twicira mu cyuho, hahandi uhura n'akantu gato kagucumuza agahita kwiciraho, deja wahita urimukira mu kibi. Ariko Imana ifite abamarayika baturinda, kuba tubaho, kuba tugenda, Satani ntago abyishimiye. Uhereye kera kose Satani yamye ashaka ko abantu Imana ibirimburira, ariko Imana irabyanga. Igenda iduha andi mahirwe yo kubaho, iduha uburinzi, iduha n'inkomezi. Atari ibyo, twajya duhura n'abadayimoni baza bakatuniga mu majoro. Umudayimoni akaza akakuniga ntacyo mupfa, nta n'ikibazo, gusa kugira ngo yishimishe. Ariko Imana ishimwe kuko ifite abamarayika baturinda abo badayimoni n'imbaraga zo mwijima. Twabonye ko Bibiliya yavuze ngo azadutegekera abamarayika ngo baturindire mu nzira zacu zose. Ahantu hose turyamye, tugenda, mbega umukristo cyangwa se umuntu w'Imana yakwiye kugenda avuga ngo ngenda rinzwe, ndi kumwe n'Imana, sifite ubwoba, sifite ikinkanga, ndishimye. Umuntu agahora yishimye. Gusa ikintu kubera ko tutamenye ubwo butware dufite bw'abamarayika, usanga kenshi
ahubwo tubayeho nyuma y'abandi bose, tubabaye turira, dufite agahinda, dufite ubwoba tutakagize, kubera ko Imana idufitiye abarinzi baturinda na special militaries zidutabara mu gihe kidasanzwe. Mu bami ba kabiri 6 kujya kuri 17, abami ba kabiri igice cya 6 umurongo wa mbere kujya kuri 17 batubwira inkuru za Elisa, bagaragaza abamarayika baturinze, ukuntu abamarayika baturinze, ukuntu abamarayika batuye iruhande, ukuntu abamarayika baturwanirira intambara nyinshi. Ubwo ndubiza nkuru nkunda kuzivuga ko zaramfashije cyane. Inkuru ya Elisa aterwa bagira ngo bamwice nk'umuhanuzi wahoraga aburira Abisirayeli, Abasiriya babatera, bagasanga Abisirayeli bamaze kumenya ibitero biri bube, kuko Elisa baga yabibonye akabivuga. Umwami w'Abisirayeli abimenye aravuga ngo bafite maneko ukomeye, tujye kwica uwo mu maneko cyangwa se uwo muhanuzi. Ngo bahageze, Gehazi yari umugaragu wa Elisa baryamye, ngo bajya kubona Gehazi asohotse hanze, abona ingabo zagose zigose inzu, zigose umudugudu wose, kugeza ubwo utari kubona n'ahantu kandagira. Gehazi aza afite ubwoba avuga ati ahubwo turapfuye. Elisa ari kwigonera yisinziririye, kuko yari azi ingabo zimugose. Yarakeneye kubwirwa iby'izo ngabo, ni ibintu azi, ni ubutware bwazi, ni ububasha azi, cyangwa se ni amahirwe azi Imana yamuhaye. Arangije arasenga aravuga ngo Gehazi, abwira Imana ngo Mana humura amaso ya Gehazi. Gehazi abona ingabo zibagose, arangije aravuga ati ahubwo nanjye reka ndyame. Nyine ni commentary, ariko ni nkaho yavuze ngo nanjye reka. Yesu yumva afite amahoro, yumva nta kibazo gihari. Barangije baza babwira abasirikare ati mwe mwayobye, muze tujye kubereka uwo mushaka. Barangije abajyana mu murwa. Ariko ikintu nshaka kuvuga ni uko ngo Gehazi yabonye ingabo nyinshi, inzovu n'inzovu zigose Elisa umuntu w'Imana. Kuki Gehazi atabonye ingabo zimugose akabona zigose Elisa? Bivuze ngo abantu bo mu isi bagira amahirwe ku bwacu, mbega barindwa rimwe na rimwe ku bwacu. Ngo we yabonye ingabo zigose Elisa, ariko umenye ko aryamanye na Elisa, ntago wakica Gehazi kandi Elisa agoswe n'ingabo. Rero Imana ishimwe. Ikintu kimwe twakamenye nuko dufite abamarayika baturinze kandi bahoraho. Icya kabiri, dufite ubutware bwo kuribata no gukandagira intare n'ikiyoka, gukandagira no gucebya ba Goliyati, cyase banini bakomeye bateye ubwoba hamwe na Satani. Mbega dufite ubutware bwo gukandagira Satani n'imbaraga z'umwijima. Zaburi 9:13 haranditse ngo uzakandagira intare n'imoma, uzaribata umugonzo w'intare n'ikiyoka. Ntubibe mutabishidikanyaho, kuko mu itangiriro aho hagaragaza yuko tuzakandagira, tuzamena umutwe Satani nawe akaturya agatsinsino. Ariko uribuka ko muri twebwe mu bantu havutsemo Yesu wamenaguye umutwe Satani aramujanjagura. Amaze kumumena umutwe, imbaraga zamumennye umutwe araziduha. Natwe nizo dukoresha tujanjagura umutwe wa Satani, dusenga twirukana imbaraga z'umwijima. Niyo mpamvu iryo zina ryitwa Yesu yaduhaye. Niyo waba udakishijwe ugaterwa n'abadayimoni, ugasakuza uvuga izina rya Yesu, imbaraga z'Imana zitazigutabara, kubera ko Yesu yarapfuye, afata urupfu rwe rwose n'ibyo byose abikubita mu izina rya Yesu, arangije aridusigira. Niyo mpamvu abaririmbyi bigeze baririmba ngo ufashe imigisha yose, imigisha yo mu Bumana uyizingira muri Yesu, urangije uramuduha. Uwo Yesu rero iyo umufite wirukana ikintu cyose cy'umwijima, kubera ko twahawe ubutware mu izina rya Yesu. Ikindi cya gatatu, ubundi butware dufite bwa gatatu, dufite ubutoni bwo kumvwa no kubona backup igihe cyose tuyikeneye, tugatabarwa n'Imana. Ikindi kintu cya gatatu, dufite ubutoni bwo kumvwa no kubona backup igihe cyose tuyikeneye, tugatabarwa n'Imana. Sinzi ukuntu nabisobanuramo, ariko dusomye Zaburi 9:15 haranditse ngo azanyambaza nanjye mwita. Ni Imana ibivuze ako kanya, accordingly. It's the matter of time. Ariko ako kanya wibuke ko ubutabazi bw'Imana ntago buza nkuko wavuga ngo ukoresheje gari ya moshi cyangwa indege. No murabyo ni Imana nyine. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana naye mu makuba no mu byago, nzamukiza muha icyubahiro, mwereka agakiza kanjye. Yeremiya 3:3 aranditse ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Icyo bishatse kuvuga, hari nubwo tuba tutazi bituruhije, ariko Yesu arabimenya. Ariko yavuze ngo we ntabaza ndetse ngutabara. Ntago ari ibintu nzakwigaho. Imana yavuze ngo si ibintu biri butinde, wowe ntabaza ako kanya ndahita ngutabara. Ikindi, azanyambaza nanjye mwitabe, ukinyambaza nzahita nkwitaba.
rero dufite ubutoni bwo kumvwa n'Imana. Ushatse kumenya ibyo bintu wareba kabiri, Abami ba kabiri ibice 19 umurongo wa mbere kugera kuri 35. Hezekiya umwami wa Isirayeli atabarwa akizwa umwami Senakeribu wa Ashuri washakaga kumwica, akamwicira n'abagore n'abana n'igihugu cye cyose. Ngo Hezekiya agezeho arasenga kuko umwami yari yambwiye ngo naze igihugu cye ngo nikize kimukorere nabyanga apfe. Hari igihe wumva imbaraga z'umwijima cyangwa se abantu bo mu isi bakubwira ngo ngwino tukujyane ngo ujye ukora ibi n'ibi ngo uzatera imbere, ariko kumva ni ibintu byo kukugura kugira ngo ujye uhora ubabaye kandi wari ufite amahoro yawe atarimo imbaraga z'umwijima, atarimo Satani. Kuko Satani ntajya ahemba, Satani aragora. Satani niba umukoreye agusigira ikibazo cyane kizakuzonga, ntuzigere wishima iteka na rimwe. Niba ufite abana, niba warabyaye abana 8 ukajya kumukorera, azakubwira ko uzi umwana w'imfura cyangwa se n'umuherezi bose bazapfira rimwe bagapfa nk'igitambo. Igihe cyose abo bana bapfuye, iteka uzahora wishinja urubanza, kandi na Satani azahora bakwibutsa kugira ngo utazishima iteka, kuko uramutse wishimye wabyibagirwa ejo ukanakizwa, ni ugasanga Imana ukakira umucyo. Rero Satani ntajya kureka ngo akubwire ngo aguhaye ibyo ushaka ngo ugire amahoro. Niba aguhaye abana akabaha amahoro, azakubwira ngo ntuzigere wambara neza, ntuzigere wambara inkweto nziza, ujye uhora wambaye nabi. Ibyo ubwabyo bizaguhoza mu gahinda, ntuzigera wishima iteka. Satani ni wa muntu niba umukurikiye uzahora utanga ibitambo n'ubutunzi bwawe, wongere wisange mu bukene. Rero ibyo byose birutwa no gukurikira Yesu, kuko waratwumva ntanatwishyuze, ntanatubaza ibindi bintu bijya hejuru y'ibintu yagize gute yagiye adukorera. Mbega Yesu yabaye telefone iduhuza n'Imana. Icya kane, ubundi butware dufite nuko ntitwicwa n'ibintu byose byarozwe ntacyo byadutwara. Ntitwicwa n'ibintu byose byarozwe ntacyo byadutwara. Ikindi, turambika ibiganza ku barwayi bagakira. Ubwo ni ubutware twahawe, ni ibintu twahawe n'Imana. Ni ubutware, ni ububasha twahawe. Twahawe ububasha bwo kurya ibintu birozwe twagomeza tukigendera, ahubwo bikatubyibushya. Twahawe n'ubutware bwo kurambika ibiganza ku barwayi bagakira. Icya gatanu ni ukurambika ibiganza ku barwayi bagakira. Icya kane ni uko turya ikintu kitwica. Ni ibintu Imana yaduhaye. Ucyakira Yesu ukizera ibyo, hari imbaraga z'Imana zihindura umubiri wawe. Abantu bakavanga chemistry yabo, bagavanga imbaraga z'umwijima, bakakurogera ibyo kurya ukabiryaho kugira ngo unanuke ukabyibuha hako ugatera imbere. Dusome Mariko 16:17 17 handitse ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya. 18 bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Haleluya. Urumva ko harimo ibintu bibiri: bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Ubwo ni bw'ubutware bwa 14. Ubutware bwa 5 bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Si nk'uko tujya kuvanga imiti, ko tujya kugira gute, ko tujya kwitkurira, kwitabaza ibindi. No gufata izina rya Yesu twahawe riri muri twe, tukarikoresha mu butware yaduhaye, tukarambika ibiganza ku barwayi bagakira, tugafata ibyica tukabirya, tukagomeza tukabaho. Ubundi nyavuga ngo uwo barakore benshi basanga bararozwe. Kuko impamvu bararogwa kuko bangwa, kuko imbaraga z'umwijima zikorana n'izo mucyo. Ariko ibintu byose twagiye turya, naho twagiye turya nibyo twagiye dusimbuka. Iyaba byari byo kutwica tuba twarapfuye, ahubwo twarabiriye ntitwabimenya ko twahawe ubutware. Ikindi, twarambuye ibiganza ku barwayi barakira. Imana ishimwe. Icya gatandatu, ububasha bwa 6, dufite ububasha bwo kuyobora imigambi y'umuntu runaka tukamuha indi dushaka. Dufite ububasha bwo kuyobya no kuyobora imigambi y'umuntu runaka tukamuha indi dushaka. Niba yaragiye kugira nabi, tukamuha ibindi byiza agambirira. Abakorinto ba 2:15. Abakorinto ba 2:15 ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyire hejuru kurwanya kumenya Imana, dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Abakorinto ba 2:15 dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Niba ibintu mubyemera
kugira ngo mbabwire ko Daniel atarekeraho gusenga. Nubwo yari mu rwobo rw'intare ntiyarekeraho gusenga kugeza igihe umwami yafashe icyemezo cyo kuvuga ngo umva bari bafite gahunda yo ko intare zica Daniel, ariko umwami amaze kubona ko Daniel agihumeka yaravuze ngo noneho umutima wanjye urahindutse, kuko mu migani haravanga Imana ifata umutima w'umwami ikawuganisha ikawuyobora uko ishaka, nk'uko umuntu ayobora amazi mu mugende. Iyo Mana iyobora ibyo bintu cyangwa igakora ibyo bintu iri muri twe kandi yaduhaye ububasha bwo gukora ibyo bintu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo dufatamira ibitekerezwa mu mitima, dufatamira ibitekerezwa mu mitima yacu tukabigomororera Kristo, tugafata ibyo abantu tugiye tukabigomora Kristo. Hari umunsi umwe twasengaga ahantu tukiga, umuyobozi w'ishuri ashaka kutwirukana, ashatse kutwirukana yananditse ko tugiye kwirukanwa, agiye kudushyira kuri asambura akatwirukana kubera ko twari twasenze kandi atarashaka ko dusenga nk'abaporo, dusenga nk'abakatolike cyangwa tujyane nawe muri katolike, tujye dusenga katolike gusa. Turangije turizera uwo munsi turavuga ngo nubwo yabyanditse, nubwo ababyeyi bacu ashaka kubahamagara ntituri butahe, ntabwo twirukanwa burundu, ahubwo turaguma muri iki kigo dukoreremo Imana mu izina rya Yesu. Umutima yari afite dufata ibitekerezo bye tubigomorora Kristo, tumubwira ibyo agomba gukora. We ntiyabimenye ko twabikoze, ariko twari twabigambiriye, twari twanabisengeye, twari twanamutegetse. Arangije afata ibitekerezo byarabihindura, aratubwira ngo sike uno munsi ngo noneho ngo mugume hano, ngo ubutango nimwongera nzahita mbirukana. Ariko Imana ishimwe, Imana yaduhaye ububasha bwo gufata ibintu umuntu atugambiriyeho tukabihindura. Bibiliya igaragaza ko igihe cyageraga Imana yarwanishaga intwaro ebyiri zikomeye. Intwaro ya mbere ni ubwoba, iyindi ni ukohereza abamarayika babo bakarwana. Imana yageraga igihe abanzi b'Abisirayeli babaye benshi bakomeye, Imana igahita ibatera ubwoba bagashya ubwoba. Muzigidiyoni arwana n'Abamidiyani, ngo inzozi zonyine umuntu umwe yarose muri Imana yazuririyeho, ubwoba burabica, ngo imitima yabishya amazi, abantu barakonja bagira ubwoba. Kandi na Farawo byamugezeho n'abandi. Izo mbaraga zo guhindura umutima ugakonja cyangwa se abantu bagatona, Yosefu agatonera ku muntu atazi, biriya byose n'igikundiro n'ibiki ni uguhindura umutima Imana iba yakoze. Ubwo bubasha natwe twarabuhawe, kuko umuntu ubona ko ashaka kugira nabi, warangiza ugafata umutima we ukawusengera, ukamwereka ibyiza agomba gukora, kandi utabimubwiye, utamukubise, utamunize, nta kintu kindi ukoze, ari ukwizera gusa, ukajya mu mutima we ukawufatamira. Umuntu afite gahunda yo gukora urugomo, ukaba wati fashemira urugomo rwawe, fashemira kamere yawe mbi, fashemira ikibi cyawe, uyu munsi ndagitwikiriye, gitwikirije amaraso ya Yesu, guhera uyu munsi ukora ibyiza. Ibyo bintu tubifitiye ububasha n'ubutware bwo gufatamira ibitekerezwa mu mitima, tukica n'impaka zirwanya Imana. Amen. Imana ishimwe. Tugeze ku kintu cya gatandatu, tugeze ku bubasha bwa karindwi. Dufite ubutware, ububasha bwa karindwi, dufite ubutware bwo guhambira ikintu turi mu isi no mu ijuru kikaba gihambiriwe. Ibyo ni urugero rwiza. Twahera kuri Eliya ahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Dufite ubutware cya karindwi bwo guhambira ikintu turi mu isi no mu ijuru kikaba gihambiriwe. Niba ufite ikintu cyakuzengereje, ufite uburwayi bwakuzengereje, ufite ibibazo byakugose, ufite ibintu byakwizingiyeho, kamere zakubase n'ibindi byinshi byanze kukurekura, biragusaba ngo uhumuke, ufate ibintu byose, ibyo byose ubibohe. Bibiliya yavuze ngo dufite ubutware bwo guhambira ikintu mu isi no mu ijuru bagahita bagihambira. Ni itegeko. Ibyo bintu ibintu twahawe, ahubwo ninde muntu byizeye, ninde muntu ubasha kubyizera. Ngo muri Isirayeli habaye hagasuzuguro. Imana haza umurozi cyangwa se umwamikazi twa Yezebeli, yari umwamikazi wa Ahabu. Arangije afata igihugu cyose arakivuma, akajya gusha imvura ashaka, imvura yindi gahagarara. Kubera ibyaha byinshi imvura yarabuze itangwa n'Imana, watangira kujya gusha imvura ye akayihagarika, akongera akayigusha. Igihugu cyose kizera ibye, arema n'abahanuzi b'ibinyoma, abahanuzi ba Bayali n'abashera 450, bose bamwe bari 950. Barangije bakajya baramya ibigirwamana bitumva, bitabona, bidaseka, bidafite ikintu bimaze. Niba usenga Imana itavuga, ukaba usenga Imana idakora, ukaba usenga Imana itareba, ukaba usenga Imana itumva, ndakubwira ko hari Imana ikora kandi Imana yumva. Iyo ngiyo uzaba ari ukurikira. Ntuzakurikira Imana itavuga, kandi ntuzakurikira Imana ibeshya, Imana y'umwe
y'umwijima, Imana ihindura status y'ubuzima bwawe, Imana ituma uhorana ubwoba, uhorana amaganya. Niba warakurikiye Imana igutera ubwoba, iyo Mana uzayite ntabwo ari Imana dusenga. Imana dusenga itanga amahoro ku mukene, itanga amahoro ku mukire, ikayaguha utayaguze, utayaranguye, ikayaguha nta nayo ufite, ikayaguha warabuze epfo na ruguru, ukaryama ugasinzira waba uraye, ukaryama ugasinzira nta byo kurya ufite, kandi ejo ukongera ukabona ibyo kurya, Imana ikakuremera ubundi buzima. Rero iyo niyo Mana dukorera, nayo Mana nzakorera. Icyo gihe Eliya ngo yagize umujinya, haleluya, ngo agira umujinya, arangije aravuga ngo kubera agasuzuguro nabonye muri Isirayeli, kandi ndi umuntu w'Imana ngiye nsigaye, hari n'abandi bahanuzi bameze nkanjye, arabaha agasuzuguro ndakarambiwe. Arangije afata icyemezo, ahita ahambira imvura, ayihambira imyaka 3 n'amezi 6. Mu ijuru barumirwa, Imana iravuga ati uno muhungu niwe binakoze, arabanga ngomba kumushyigikira. Mu ijuru nabo bahita bahambira imvura, bahambira ya mvura y'umupfumu, bahambira n'imvura isanzwe, imyaka 3 n'amezi 6. Nawe hari ibintu wahambira mu buzima bwawe byabaye agasuzuguro, ukavanga ibintu ndabihambiriye kandi ndangije maze kubihambira, no mu ijuru barahita babihambira mu izina rya Yesu. Niba wizera Yesu, ukaba wizera Imana, ubu ni ubutware ufite bwo guhambira ibintu byakuzengereje, kandi Imana yo mu ijuru nayo igahita ibihambira iri mu ijuru. Imana ishimwe. Icya 8, dufite ubutware bwo guhambura ikintu mu isi, no mu ijuru kikaba kirahambuwe. Dufite ubutware bwo guhambura ikintu mu isi, no mu ijuru kikaba kirahambuwe. Ngo bamaze gusenga bya bintu byose birangiye, Eliya yabwiye umwami ngo cebura wirukanka ujye kugama, kuko imvura igiye kugwa. Imvura itayongera iragwa. Imana ishimwe. Tugiye gusoma Matayo 18:18. Matayo 18:18 ngo ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe no mu ijuru. Ubu ni ubutware dufite, ni ububasha buri muntu wese afite wizera Yesu, ko ashobora guhambira ibintu mu ijuru, no mu isi bikaba bihambiwe, akaba yabihambura, no mu ijuru bikaba bihambuwe. Ibi ntabwo bisaba pasiteri, ntabwo bisaba undi muntu wari wese, bisaba gusa kuba wizera Imana. Icya 9, ubutware bwa 9, dufite ububasha bwo kubonerwaho umugisha no kubonerwaho umuvumo, kandi ibi ngibi bisaba ngo ube uri umwizera cyangwa se ubyizera. Ibi ngibi nta nubwo bisaba ngo umuntu uri kuguhemukira, n'uri kukuvuga nabi, n'uri kugusebya, ntabwo bimusaba ngo amenye Imana. Oya, ashobora kuza akagusebya, akaguhonyora, akagutuka, azi ko uri umuntu usanzwe, ejo agatangira kubona umuvumo wamujeho. Abantu bose batizera Imana ndabashishikariza kujya bitondera umuntu usenga. Umuntu ubana n'Imana ni umuntu uvuma, ugasanga umuvumo urakugarukiye, cyangwa se urikubye we nta n'icyamugezeho. Ni umuntu uhonyora, uzi ngo wabirangije, ugasanga Imana ije kumuhorera. Rero birasanga umuntu w'Imana ujye umugendera kure. Umuntu w'Imana ameze nk'umutegetsi, ntugatuke umuyobozi, ntugatuke umutegetsi wese, yaba ari uwa leta, yaba ari n'uwo mu idini, yaba ari n'uwo mu itorero, ntukamutuke, kuko iyo umututse uba ututse Imana, kuko buri mutegetsi wese yashyizweho n'Imana. Niko n'umuntu w'Imana ameze. Iyo umututse ukamusuzugura, uba usuzuguye Imana. Dusomye mu Itangiriro 12:3 haranditse ko ngo nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Umuntu wese uzamuvuma nawe azavuma, uzamuha umugisha nawe azamwifuriza umugisha. Mbega ntituvumika twebwe? Ushobora kwibaza ngo kuki tutavumika? Reka dusome Kubara 24:9. Uramenya kuki abantu b'Imana batavumika, kuki abera batavumika, kuki mu butware dufite haritarimo kuvumwa, kubera iki? Kubara ibice 24:9 aranditse ngo bwarabunze buryama nk'intare y'ingabo, nk'intare y'ingore, bwavumburwa nande? Uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe, uzakuvuma wese avumwe. Iri jambo ni ryo Baramu yabwiye Baraka wamuhatirizaga kuvuma Abisirayeli, ariko arangije ahita abona ubwoko bwa Isirayeli burabunze, kandi bubunze nk'intare, kandi koko niko muri bwo harimo intare, kandi bubunze nk'intare y'ingore y'umuhiga, nk'intare y'ingabo, nk'intare y'ingabo. Rero icyo nshatse kuvuga ni iki? Impamvu tutavumika ni uko muri twe habunzemo intare. Iyo ntare ni intare y'umuryango wa Yuda, ari we Yesu. Yesu abunze muri twe. Iyo tuvumye uzanye imbaraga z'umwijima ku mucyo, zirasigara inyuma. Ariko twebwe abantu b'Imana, iyo tubashije kukuvuma, tukakuvuma bitewe n'iki? N'umwijima wawe, wa mucyo wacu ukakugeraho,
kuko nanjye ndi umuntu w'Imana sinavuma umuntu w'Imana ngo bikunde. Icyakora icyo nzi neza nuko nimpemukira umuntu w'Imana cyangwa nkahemukira umuyobozi, nuko Imana izaza kumpanira ko nahemukiye umuyobozi wanjye cyangwa se umuyobozi w'imitswe n'Imana w'umupolitisiye. Ikindi navuga nuko umuntu wese yari mu mwijima turamurwanya, nubwo wenda bitemewe kugomera abayobozi no kubahemukira no kubagira gute, ariko yo ntabwo wakora ikibi ngo nuko umuntu yagutegetse kugikora kandi ubona ari ikibi. Nawe bari mu mwijima, hari igihe iyo wanze kugikora ukamwereka inzira y'ukuri, hari igihe inzira wamweretse imuyobora ugasanga nibwo ukoreye umugisha kurenza uko wari kumwumvira mu kibi. Ariko none iyo akubwiye ikintu ubona ari cyiza warangiza ukagondeka ijosi, aho ngaho uba utangiye kugenda ugonga amategeko y'Imana. Ikintu ushaka kuvuga, Baramu yavumye Abisirayeli barabavuma biranga, ageraho abwira Baraki ati nkubwize ukuri, shaka ubundi buryo, bari abantu ntago bavumika, bari abantu ni abantu b'Imana bahawe umugisha n'Imana. Imana uduha imbaraga n'ububasha bwo kuyegera kugira ngo tube mu mwanya wo kutavumwa mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Icya 10 rero, turi abana b'Imana kandi dufite papa utumenyera byose dukena. Ubwo n'ubundi bubasha dufite, n'ubundi butware dufite bwo kuba turi abana b'Imana. Yohana 1:12 handitse ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mu bintu bya mbere bikomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi nuko turi abana b'Imana. Mu bintu bya mbere byiza bibaho mu buzima nuko turi abana b'Imana. Byonyine ko ufite so, afite imodoka, afite ubushobozi, ari gitifu cyangwa se ari meya, ari gavana, ari perezida, wumva ari ibintu byiza, ari ibintu bihambaye, wumva nta wagukoraho, wumva uri mene yigenza, wumva udasanzwe. Ariko ibaza noneho ko turi abana b'Umwami usumba byose. Hari umuririmbyi yarijyaga aririmba nakundaga, bivuga ngo turi abana b'Imana, turi abana b'isumba byose, ngo turi abana b'umutegetsi utegeka abategetsi, ngo papa niwe utwara abatwara. Abantu bajyaga bashyiramo comment bakavuga ngo papa niwe utwara ba Putin, ba Trump, ba Biden n'abandi, n'aba Xi Jinping n'abandi. Ariko ikintu gikomeye cyane, Imana ntitwara abo bami bakomeye bo mu isi gusa, ahubwo data cyangwa papa atwara isi n'ibiyuzuye byose. Ni data ubasha kwimura umusozi ntagire umuburanye, ni data wakimura igihugu akagisiba ntagire umubaza ko wagisibye. Iyo ngiyo bayita Imana. Rero Imana ishimwe. Nta kintu gishobora kuba mu isi atakizi, nta n'ikintu gishobora kuba na kimwe atakizi. Bibiliya yagiye iravuga ngo nta n'agasatsi gashobora kuva ku gasatsi kacu itakazi. Uragenda ukiyogoshesha warangiza ugataha. Ariko ikintu cyantangaje nuko imisatsi yawe yose utayizi, ntuzi imisatsi wiyogoshesheje, ntuzi iyo wagize kuva wavuka. Ariko Imana yo mu ijuru uyibajije imisatsi yawe yose yahita iyikubwira. Rero Imana ishimwe. Dufite data niwe utwara abatware. Iyo umwana afite se ntiwamukubita ahita akubwira ngo papa araza kukwica. Niyo waba ufite ibitwaro kirimbuzi, niyo waba ufite imbaraga zidasanzwe, niyo waba uri umuntu mubi, niyo waba ufite ububasha bukomeye, niyo waba uri perezida, warangiza ugafata akanwa agakubita urushyi karakubwira ati ndabibwira papa uyu munsi papa naza arakwereka. Rero kuko kazi kose ari umuntu ukomeye. Rero Imana ishimwe. Abakristo dufite data wo mu ijuru, dufite Imana. Haleluya. Twe dufite Imana naho umugenga wa byose, umuremyi w'ibiremwa byo mu isi yose. Ni ikintu gikomeye abantu batazi. Rimwe na rimwe ahubwo tukabitwara nabi, tukumva ko Imana ingana natwe cyangwa se imeze natwe, ariko Imana yacu irahambaye. Niyo mpamvu inakora ibintu bikomeye mu buzima bwacu. Imana hari duhe kuyegera no kugira ngo dufiringa ko turi abana b'Imana, twitware nk'abana b'Imana, tugire n'ibintu duhindura mu isi nk'abana b'Imana. Imana ishimwe. Dusome Matayo 6 umurongo wa 25 umurongo wa 36 turaba turi gusoza. Matayo 6 umurongo wa 25 kugera kuri 34, ibice 6 umurongo 25 kugera kuri 34 turaba turi gusoza. 25 ntimukiganyire niko umutwe uvuga, haranditse ngo nicyo gituma mbabwirana ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muri tuzarya iki, ntimukibaze ibyo kurya, cyangwa muri tuzanywa iki, ibyo kunywa ntimukabyiganyire. Ntimukiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki, ntimukibaze ibyo kwambara. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki?
mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda, kandi ndababwira ukuri yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri bwo. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none, ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwe abafite kwizera gukemwe? Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi So wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Haleluya. Ndumvira ijambo rikomeye cyane, ariko riratubuza kwiganyira, riratubuza kwicuza, riratubuza kwibaza iby'ejo, kubera ko Data wo mu ijuru ari we Mana yacu, azi byose dukeneye, azi byose dukeneye. Imana duhaye urugero kuko utakiganyira ngo yongereho na santimetero. Ikindi ni indabyo zo mu ishyamba, ntizibiba, ntizirya, ntizoga, ntizisarura, ariko Salomo kandi ari we watunze umurimbo ukomeye, ntiyigeze agera ku bushobozi bwo kwambara neza nk'indabyo. N'inyoni zirarya kandi ntizibiba, ariko urumva ko Imana ifite ububasha bwo kutureberera twebwe abana bayo. Rero ubundi bubasha dufite n'ubutware n'amahirwe no guhirwa dufite ku bantu abandi badafite, nuko turi abana b'Imana, tukaba dufite Imana itumenyera byose dukena. Aho kandi iyo twakamenye, Satani yatubwiye ngo ngo urapfuye, ngo urashonje, turamubwira ati atande s'il vous plaît, twebwe dufite Imana itumenyera ibyo dukena. Ntago turi bupfe, ntago turi burimbuke, turi kumwe n'Imana. Yakubwiye ngo ntago uri burye, uramubwira ngo ngiye ngomba kurya, n'ejo nzarya, n'ejo bundi nzarya, abana banjye bazarya, ejo bazarya, n'ejo bundi bazarya, kubera ko Imana ndi kumwe nayo yambujije kwiganyira, kandi ibyo nzarya yabiteguye kera, ngomba kubibona. Imana ishimwe. Imana iri kumwe natwe kandi igendana natwe. Yeremiya 1:4 haravuga ngo nakumenye ntarakurema, mwezi utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ese ufite ayahemaganya? Ufite amaganya yuko ubuzima burangiye? Ndagira ngo nkumenyeshe ko Imana yakumenye itarakurema. Mu yandi magambo, mbere yuko wubaho Imana yari yaragutekereje, irangirira gusohora. Abakatolika bararimba ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kurema, Imana yari igufite mu bitekerezo byayo. Niba Imana yaragutekerejeho mbere yuko irema isi, ni gute wibwira yuko uzahura n'ibibazo mu isi ikakwirengagiza? Imana iri kumwe nawe, kandi Imana izakomeza kubana nawe. Mu Baheburayo haravuga ngo Imana ntabwo izirengagiza intore zayo cyangwa ibure kudutabara, kuko nayo izi ukuntu yageragejwe nk'uko natwe turi kugeragezwa. Yesu yabaye mu isi, abona ibintu yahuriyemo nabyo. Yarahakubitiwe, yarahasonzeye, yarahakoreye, yarahasengeye, yaharariye amajoro, baramugambaniye, bamukubise amacumu, bamumeneye amaraso. Natwe abantu bayo biwe yaratubwiye ngo abazankurikira noneho mwebwe muzahura n'ibiruta ibyo nahuye nabyo, ariko nzaba ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Imana ishimwe. Ikintu cya mbere kidukomeza mu buzima bwacu bwa gikristo ni uko Imana ari Alpha na Omega, ni itangiriro ni n'iherezo. Imana ntago ari itangiriro ngo nigera hagati pe cyangwa se ntizasoza icyuso cyayo. Imana uko yatangiye niko izasoza, ntago izacika intege, nta nubwo izagira ubwoba. Imana ishimwe. Ibintu byose wizera bigutera ubwoba, uzamenye ko Imana itabitinya. Ibintu byose bigukanga, uzamenye ko Imana itajya ibitinya. Byarutwa ko ibintu isi yose yahita yubika, aho kugira ngo Imana yumve yagize ubwoba. Hari ikintu kimwe tuzamenya mu buzima, Imana nubona ubwawe ujya ubura ibisubizo, ntuzibwire ko Imana ijya ibura ibisubizo. Iyo Imana yabuze ibisubizo, twabanga yabuze ibisubizo, Imana ihitiremo ibisubizo. Imana ntijya ibura ibisubizo. Twebwe abantu tujya tubura ibisubizo, tukitabaza abakomeye bikabacanga, tukabahereza ibyatunaniye ntibabisubize. Ibi buzima tukarwara indwara zayoberanye, tukagira amagisida, bakabura ingingo simburangingo, bakabura ikintu batumarira, ubuzima bukaducanga, bakatwota, induru zikavuga, bakabura igisubizo, bakabura n'umuti. Ariko hari ikintu kimwe nzi neza rwose, Imana n'ubu yitunguye ukayikubita ikibazo gikomeye, Imana ihitiremo igisubizo. Ntabwo Imana ijya mu kibazo ntigishaka ibisubizo, Imana ahubwo irabirema. Imana irema ibisubizo, Imana irema ibisubizo, igahita itanga ibisubizo bizima. Ngo Hana yararize, yarabuze umwana, ariko ngo Penina yahoraga amukina ku mubyimba,
urabona nta mwana azabona, Imana ihitiremo umwana. Mu gihe Hana yibwiraga ngo zibura indangi ibyara, Imana isi imuremeramo umwana. Kwizera Imana nicyo kintu cya mbere gishobora guhindura ubuzima bwacu. Dufite kwibuka ubutware dufite twahawe n'Imana kugira ngo turwane kandi tuneshe mu izina rya Yesu. Iyo twizeye Imana tubasha kugera ku bundi buzima bwo hejuru, kandi iyo twibutse neza ntabwo ibintu turwana nabyo ari ibigaragara twamye tubisoma. Abantu benshi bazi ngo bino bintu tubaho mu buzima bwacu ngo nibyo bizima, ngo nibyo tubaho. Buriya nubona warwaye uzamenye ko mu isi y'umwuka warwariyemo kare. Ibintu byinshi bibera mu mwuka bigasohoka mu isi y'umubiri. Ubukene butangira mu mwuka bukaza mu isi y'umubiri. Uri ubukene bwiciye mu mwuka, mu isi y'umubiri ntabwo wahabusanga. Wajya gukora, Imana igaha umugisha imbaraga zawe. Ujya kwibaza ngo kuki dusengera ubuzima bw'ubutunzi. Iyo usengera ubuzima bw'ubutunzi ntabwo uri gusengera ngo Imana igukize, uba uri gusengera ngo Imana iha umugisha imirimo y'amaboko yawe kandi yangize imigambi ya Satani mu mirimo y'amaboko yawe. Rero Imana ishimwe ko kandi ikindi cya kabiri tubereye maso. Hari igihe tujya tunyuruza mu mirimo y'amaboko yacu bikanga, Imana igahita itanga backup. Rero Imana ishimwe ko igumana natwe. Ubu nibwo butware dufite twahawe n'Imana. Reka dukore samari yabwo kugira ngo tubyibuke neza. Kugira ngo mbabwire ubutware dufite n'ububasha twahawe n'Imana bwo kwirukana Satani. Ibi niyo wabimenye ukabikoresha, Satani araguhunga, abadayimoni baraguhunga, imbaraga z'umwijima ziragutinya, wirukana Satani kandi Imana ikagomeza ikabana nawe. Ikintu cya mbere dufite abamarayika baturinze. Ubutware bwa mbere dufite abamarayika baturinze kandi bahoraho ibihe byose, kandi Imana igiduha na depanaje igihe tuyikeneye, cyangwa se backup, cyangwa se muri special attack. Imana igizana ingabo zirenze izo twari dufite ziturinze. Kabiri, dufite ubutware bwo kuribata no gukanagira intare n'inzoka, cyangwa se dufite ubutware bwo gukanagira ba Goliyati baturemereye no kwirukana Satani n'abadayimoni. Gatatu, dufite ubutoni bwo kumvwa no kubona backup igihe cyose tuyikeneye tugatabarwa n'Imana. Mbega dufite ubutware n'ububasha bwo guhamagara Imana ikaza ikadutabara mu bihe bidasanzwe, mu gihe dusumbirijwe n'ibitero by'umwijima. Icya kane, ntitwicwa n'ibintu byose byarozwe cyangwa byandujwe. Ntabwo twicwa n'ikintu cyarozwe. Ubwo ni ubutware twahawe n'Imana. Icya gatanu, turambika ibiganza ku barwayi bagakira. Ni ubutware twahawe n'Imana. Icya gatandatu, dufite ububasha bwo kuyobora imigambi y'umuntu runaka tukamuha indi dushaka. Niba yaragiye kugira nabi tukamuha ibindi byiza agambirira. Icya karindwi, dufite ubutware bwo guhambira ikintu turi mu isi no mu ijuru kikaba gihambiriwe. Icya munani, dufite ubutware bwo guhambura ikintu mu isi no mu ijuru kikaba kirahambuwe. Icya cyenda, dufite ububasha bwo kubonerwaho umugisha no kubonerwaho umuvumo. Ikindi, dufite n'ububasha bwo gutanga umugisha cyangwa se ntitubashe kuvumwa, kuko twebwe ntabwo abakristo twemereye kuvuma tugendeye ku marangamutima yacu, kereka ari umwuka w'Imana widutegetse bitewe n'impamvu yayo. Ko muzi ko Petero yigeze kuvuma umuntu washakaga kugira ngo ahabwe umwuka w'Imana awuguze, Petero yahise amuvuma. Ikindi, ntituvumika. Icya cumi rero, turi abana b'Imana kandi dufite papa utumenyera byose dukena. Ubu nibwo butware dufite ku Mana n'ubutoni n'ububasha abantu b'Imana bafite. Ibintu iyo umaze kubimenya urasenga kandi ukajya ubana n'Imana, ukumva ko hari ikintu gihindutse ku mibereho yawe ya gikristo. Ikintu kimwe mbabwira ni uko Satani abamukorera baturoga bavuga, natwe tukirogora tuvuga, cyangwa se abamukorera baturwanya batura baborokora ibyo bafashe n'imigenzo yabo ya gipagani. Natwe rero tubarwanya twatura, tunasoma ibyo twasomye muri Bibiliya tukayita imigenzo yacu ya gikristo. Rero Imana ishimwe ko hari ibintu bibiri, ni imbaraga z'umwijima n'iz'Imana. Rero Imana ishimwe ko yaduhaye imbaraga z'Imana zibasha kurwanya imbaraga za Satani. Tugira ngo umenyeshe ko ukeneye kumenya ibi bintu aka kanya kugira ngo ubashe kubigira mu buzima bwawe bwa buri munsi, kugira ngo bigukomeze, kugira ngo kandi usenge cyane. Niba uri umukristo ukwiye gusenga, ugasenga cyane kugira ngo Imana ibashe kukurwanirira. Ndabashimira ko twabanye muri ibi bintu, muri ubutware cyangwa se ububasha umuntu afite
bwo hejuru y'imbaraga z'umwijima. Ndagusaba ngo umfashe nanjye ufashe ukore subscribe, share na comment kugira ngo ubutumwa buze kugaragara ahantu henshi kugira ngo bukize cyangwa se bufashe abantu benshi babukeneye. Ushobora kuba utabukeneye, abandi bantu babukeneye, ukamfasha gukora ivugabutumwa. Impamvu nkubwira ngo bikore nuko ikoze subscribe cyangwa ugakora share, abandi ubutumwa YouTube imaze kubona ubutumwa bugomeza kuba burebwa cyane cyangwa se bukora subscribinga cyane, YouTube ifata icyemezo cyo kugenda ibudisplayinga ku ma walls first page yo ku ma YouTube, ku buryo kumugenda ukabona nka video yaje kandi utigeze uyikorera subscribe. Rero byatuma n'abandi babubona bakaba bagerageza kubwumva bukabafasha. Rero Imana iguha umugisha kuko ukoze subscribe kandi kuko ufashije gukorera Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge kandi Imana iratugirira neza. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye ijambo ryawe twumvise ibintu 10 cyangwa se ubutware n'ububasha dufite 10 bwo gukandagira Satani no kurwanya imbaraga z'umwijima zihora zigenda ku buzima bwacu, zihora zidushishikariza gukora ibibi muri nosi yacu no kugutetereza tukaguhemukira. Ariko niwe mugenga wacu, niwe waduhaye izi mbaraga, waduhana Yesu kugira ngo tubashishe kurwana ngahari tuzambika ikamba ry'ubugingo. Umuntu wese wakurikiye kino kiganiro ndasabye umuhe imbaraga n'inkomezi zo kugira ngo ikiganiro kimucengere kandi acyumve kandi gihindura ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Imbaraga zo muri ubu butumwa reka zitembere mu isi yose kandi bugere ahantu hose, bufashe benshi, buhindure benshi mu izina rya Yesu. Reka abantu bose babwumvise ubahe umugisha kandi ubakomeze, kandi abantu bose bakora subscribe kuri no channel kugira ngo ubutumwa bugere kure, ugomeze ubahe umugisha. Turagushimiye ko uri kumwe natwe twese. Izina ryawe niryubahwe Yesu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagushishikariza gukora subscribe kuri Healing God Official, kore share, comment kandi kukazogera na like kugira ngo ujye uhora ubona ubutumwa bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Turi kumwe, nitwa Uwayezu Valence, ni kuri Healing God Official. God bless you too much. Ciao.